Rwanda. Nanone nawe ahakana ko bitashoboka. Mukurikire Kabutura. Shiri, Karame, nge ndarya uko maze gukaraba intoki. yego Kabutura n'ukansetse. Urya iki? Bino biryo bifite nyirabyo. Nyirabyo ni nyirurugo. Nyirurugo se utari ngewe nuwaye. Ariko Kabutura ntukihari. Izi ntebe wicaramo, iyi televiziyo iteretse ahangaha, matera uryamaho, wibwira ko byavuye mu ijuru. Bifite uwabiguze ariwe mugabo wanjye. Ubu rero yagarutse, ageze muri gare. Nawe ugomba gusohoka ugakora iki? Ukagenda. None se Shiri, wamuretse ukamubwira ko dusigaye twibanira ko. Ariko ye kubana nande ngiye mbana nawe Kabutura. Iki cyawe uri umugabo nyabaki wo kubana nawe. Inda wanteye se ngo tukabyarana umwana. Reka njye ntabona bana nawe. Urakomeje se? Gakira soka rero ibintu byawe. Si Shiri. Haguruka ugende. Ese ndagenda natariye koko? Urya ibyo wahashye se? Ariko se sohoka ugende. Ngaho basireka manze nambare. Genda ambarire hanze atagusanga hano. Ariko kuki utumva? Shiri, wambabariye. Nibura nkakubera n'umukozi wo mu rugo. Umukozi? Ubwo se bitaniye no kuba uri mu nzu yanjye. Shiri, niba bitashoboka nshobora no kukubera umuzamu. Cyakoze ibyo ngibyo nabyemera. Ariko kuri kondisiyo imwe. Icyambere nuko umugabo wanjye akunda isuku n'igisa nayo. Bivuga ko utagomba kurenga uyu muryango. Ntugomba kumugaragariza kunzi ntabwo ugeze umenya. Ninzajya nkukenera nzajya nkubwira. Nabishatse kandi nabyiteguye neza. Cyakoze nzajya ngwereza ifunguro ryo ku manywa. Naryo ririre muri dushe cyangwa hariya ku gipangu. Muri aka kanya katwumva abandi icyo babivugaho. Ibyo bintu kugira ngo bibeho nirarigaje muri iki gihe kera iryo ryarinda ry'abagabo. Kera umugabo yabaga yagiye no mu kindi gihugu akazasanga umudamu yamenye umutungo wo mu rugo, imitungo mu rugo yabagizwe n'ubutaka buhinzi n'ubworozi. None ubu abadamu bakino gihe nta kindi nirari gusa ryo baheramo nicyo ibyo byose nibyo byazangiza ngeso. Kibindi si wagira ngo byaracitse umugore we kinigwa mugira inama ki. Kera umugore ko yabaga mu rugo arebwa n'ibyo mu rugo, none umugore buno nawe ari kwifatira ku rufaranga akajya mu kabari akajya kera umugabo hari umugore wabonaga ngagiye mu kabari. Umugabo ribasohotse n'umugore ati nanjye ndasohokera naho ushaka ibyo ndabo byabaga ibyo byose nirari nibyo byahinduye imico ya kino gihe. Byose nirari ryazanye ibintu umugabo no ndawo umugabo ugishaka niba byaye na kabiri ngo yemere ko yashatse. Kubera byararigaje muri iki gihe no gukunda abana bavuka ngo wakumva ko yashaka buri munsi ko abana bari kubyiruka. N'umugore wakamenya akabona ngo yabyara kangahe ndamye ko akuze nawe akumva n'umwana utarashaka ko yamwishumbusha. Ibyo byose ugasanga ari byo bicu yacitse muri iki gihe.